Nshuti Divine Muheto waburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo akurikiranwaho icyaha cyo gutwara ikinyabiziga yanywere ibisindisha kugoma no kwangiza ibikorwa remezo no guhunga umaze gukora no guteza impanuka. Umunyamategeko wunganira Nyampinga Nshuti Divine Muheto yasobanuye ko atakabaye kuba kurikiranwaho icyaha cyo kugonga ibikorwa remezo kuko ari impanuka. Avuga ati na accident iki kintu mu kimukurikiranye gute ari accident kandi accident teguza. Ubundi ku muntu wese ushaka gutwara ikinyabiziga yego nta nubwo yakaba arindire n'aba ya polisi yo kugira ngo ajye kwigira perimi. Ariko mu by'ukuri ubwa mbere iyo nama yarayigiriwe, nama yarayigiriwe arigishwa arahanwa arataha asubira mu muryango kimwe n'undi wari we wese ubona ayo mahirwe. Icyari gisigaye harahe kugira ngo nawe atekereza icyo agomba gukora. Yemeye icyaha cyo gutwara yasinze, ego gutwara nta ruhushya no gutwara nta ruhushya no kugonga, ariko si yemera guhunga. Guhunga byo nabwo yabyemeye. Yego ushije cyabo kimara kugusaba uburana ari we Muheto kubisobanura yahagurutse bibutse ko tariki 20 z'ukwezi kwa 10 2024 ubwo yari mu kabari gaherereye mu karere ka Kicukiro ako bita Atelier Dive saa 6 z'ijoro atashyaho atuye Kimironko atwara imodoka yanywe ibisindisha ndetse nta n'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga afite. Yes ndabasuje aho muherereye, nizere yuko niba uri mu Rwanda igicamunsi kiri kukugendekera neza, ahantu uri hose uri amahoro utuje utekanye. Noneho ndagira ngo nze tuganire nyuma yo kuba Nshuti Muheto abashije kuba yagezwa imbere y'ubutabera nk'uko n'ubundi mbere nakomeje mbibashyikirizaho cyangwa se mbibagezaho atangira ajya ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Nshuti Divine Muheto akaba yasabiwe igihano kingana n'amezi 20, ubwo n'umwaka n'amezi 8. So Nshuti rero Divine Muheto ibyaha yashinjwaga akaba yabyemeye, ariko agahakana n'icyaha kimwe aricyo ngira ngo nze ahangaha tuganire. Ibindi byose yabyemeye anabisabira imbabazi, ariko agahakana yuko ngo polisi hari icyo imubeshyera ngo cyo kuba yaragonze ngabundi agahita ahunga icyaha. Mbese muri rusange iyo bavuze gutyo ni nko kuba wenda wakubita nk'umuntu ugahita wirukanka, cyangwa se kuba wakora gisida nk'uko nawe yakoze gisida agahita yirukanka wenda mu buryo bwo kugira ngo ntaba ari we bibazwa. Ariko yabisobanuye neza aravuga ati njyewe ntabwo nigize mpunga, nta nubwo nigize nirukanka, ahubwo namaje kugonga mbona abantu baje ari benshi bahurura. Urumva nk'umuntu ugonze, ikindi yari yanasizemo n'agacupa, biragaragara ko ashobora kuba yaranagize n'ubwoba bwinshi cyane, abona n'abantu banaje. Aravuga ati yasobanuye ati njyewe nabonye abantu baje ari benshi cyane, baje banshungeye, ndagenda mpagarara nko muri metero 100 ndimo nanatekereza nibibaye. Muri rusange urumva nibwo yaratangiye noneho no gusubiza ubwenge ku gihe, avuga ati ubundi inzoga naba nazinywereye iki muri rusange, ati no mpanuka biragenda gute. Bamutegetse bamusabiye gufungwa igihano kingana n'umwaka n'amezi 8 ndetse n'izahabu y'amafaranga 20 ndetse na kosori n'izahabu y'amafaranga 220. Uyu mwana w'umukobwa urabona ko rwose inzoga zimusize mu kaga gateye ubwoba pe. Wenda gusa amahirwe yakongera akajurira akareba umva niba aranamusomera
ariko Imana imworohereze nk'uko n'abantu benshi bagiye babitangaza bavuga ati nyabuna Imana imujya imbere rwose, imworohereze iki kibazo abashe kugicamo amahoro. Rero yagarutse icyo polisi yavugaga ati ntabwo yigeze ahamagara traffic police nk'umuntu ukoze impanuka byibuze ngo atabaze kugira ngo baze bamufashe, ahubwo aragenda yibera nk'aho ngaho aricecekera araturama. Nibwo noneho yabonye polisi ije aza kureba telefoni ze, ariko ngo yaje yihakana ngo imodoka ye, ariko biragaragara ko ibyo byaba byaratewe n'igihunga ndetse n'ubwoba bwo kuba yakoze iki cyaha muri rusange.